Bifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kedi Official turabasuje kandi tubaye ikaze mwabibonye ko rwose tugarutse mu buryo bwa video sindi njyenyine murabona ko studio za Kedi Official ubu tuvugana rwose zira winze muri military tamuze cyangwa se ziruzuye wiriwe neza zira winze umeze utemaga naho kuzira winga muri abarabizi ababyumvise iyo tuvuze ngo zira winze nyine turamaze kwimenya haswe mwamenye wizira ko kuzira winga shaka yagira umuntu uzubuza kuzira winga atari umukomure araba yagitora babyandike muri kwa Kedi Official rero turabasuhuje tubaha ikaze aho muherereye hose dusaba kandi ko rwose mugenda mwimuka baba bari kwa Bwiza bari kwa Magashi muze kwa Kedi noneho menye by'imiripo iwanjye bakwita miripuko iwawe ni miripuko kone hatari kwa Bwiza naho turaje twumva ko bakwita Meki Kayiranga wiri wutedi komera cyane mbonuje muri forme z'igipadiri bimeze bite niyo padiri sanga ari padiri yambaye sanzwe nitonze sanzwe mu byukuri ikora muri Sizify ibyanjye ni slow step by step slow by slow kandi target on target. Okay, murabibona ko rero mu byukuri bakunzi ba Kedi Official mu byukuri aba bagabo na abataramu cyane Kedi Official igiye ku mashusho cyane ubwa mbere niyo mpamvu umuganura agaro bwa mbere ku mashusho ni umuganura wakora ikiganiro nawe n'amashusho negative oya yari audio ndabyibuka cyangwa ugiye kubyo umugara tugiye kuyiganura twagikoranye nkayo guko rero ni Kedi Official ngaha niba tugiye ku mashusho aka kanya tugiye kuyiganura ko tuyiganuza ibintu bikakaye cyane by'imirimo biremereye kiri mwami mw'abantu Sake Goma muri uriya muhanda mu 23 amakuru muzaniye nuko ubu ngubu uriya muhanda mutetse muri control wa Sake Goma Sake Goma ubundi ya control guye ya control gasake nyirizina ariko uza Goma ntabwo ya control ubwo no kuvuga za Gasengesi izo za Mubambiro urumva niba yatangiye kuwitambika mu nyine mwami bagiye kwimura imbunda se Kiremwami rero ibyo byakurikiwe n'iraswa rya Kiremwami bamaze kumugusha amakuru yo kuri no bugoroba murumva ko kumenya niyo musesiri yamuhushije musesiri ntabwo yamuhusha tugiye gusesengura izi ngingo uko ari ebyiri nazi ikigaro cyacu kigiye kuba kibandaho yaba Kiremwami rusimbutse yara kuri cafe Prito kuri Chemin du Ciel nirimbiri barizwa ari muri Mugunga ndetse nizi operation M23 yagaragajemo ukutarasa rero kiwaza rendo yifashishe ngo ni ba sniper gusa bagiye bakora mu operation nta mwanya ufite wo kuvuga ngo abantu bajye kwa devasinga so andi makuru rero murabyumva ko tuzanye inkuru ziremereye cyane muri uyu mugoroba ariko mw'abantu mwe tubibutse ko ikintu cyitwa subscribe turagikeneye pe ni mukandeho ibihumbi 4 ndabashimira ko mwadufashije tukabigeraho ariko ntabwo dushaka kubanira kuri ibi bihumbi 4 Bwana Magashi ndetse na Meki Kayiranga rwose ikiganiro tugiye kugitwara mu buryo budasanzwe ubundi bamenyere ko mba ndi puri minota 30 budakuraho ariko kuri no cyo tugomba gusangira ijambo kiri mwami ko mbona bari kumugendaho cyane murabona biri buze kugenda bityo mwami rero nibyo bavuga ngo rushyize kera ruhinyuza intwari sibyo uru rugamba rwa Kongo murasirazuba hane Goma nibi bice byose rushyize kera iyo urugamba rushyize kera bikongera kudashobora kurutsinda bitewe n'uwuriwe bitewe n'imikorere na ruswa n'ingenga bitekerezo n'iki byose bivuze ko iyo rushyize kera ruhinyuza intwari uba wari intwari ariko kubera ko hari ibintu byakunaniye kubera ko urugamba rwatinze bikaragira ubaye cyenye ukaba wakwisanga bagiye mu bigwari umva ko nago byoroshye tuvugana rero rwose ikintu twababwira nuko kiri mwami rwamaze gushyira kera rukaba rwamuhinyuje aho shebuja Kisekedi ashaka kumwivugana ngira ngo iyi nkuru twayigarutseho mu gitondo tuvuga uburyo operation yari yateguwemo na n'uwitwa Guido ndetse na shebuja birumvikana Tshisekedi ariko bikaza kurangira rwose witwa Kirimwami abimenye cyangwa se amenyeye amakuru ku gihe ariko muri mugoroba Meki Kayiranga Kirimwami ngo bigeze na Mescotier araswa di kandi barapfuye ngo ni operation yabereye ahantu bita bamurashobora ku Kaburi ku Kaburi kandi bita ngo ni Chemin du Ciel aho niho abamere nijoro abamwihutishije abamurashe ngo baturutse noneho Kirimwami ngo habaye uburyo yatabawe n'ingabo za Malawi
ingabo za Mali nizo zaje ngo ziramweterevana imodoka bibiri n'ibifaru bibiri byaje haza n'abakomando bari hakurya kuko harya hose muri iriya area habamo defense za FARDC aho ngaho rero ngo niho Kirimwami yabashije kugira ariko ambulance mukanye itwaye imirambo ibiri ngo y'abasirikare bamurinda muri make Kirimwami yatatse kugira ngo ahitanwe Imana ikinga kabuka kizwa n'abasirikare ba Malawi ndetse na bamwe mu basirikare ba FARDC. Ariko se bwana Magashi as technician w'urugamba kuki Kirimwami umuntu ufite grade rya Major General umuntu ufite ku bitugu bye ikintu kijyanye n'intara Kivu y'Amajyaruguru ni gute atinyuka akajya muri area irimo imirwano kuri ya rwego kuko iriya twavuga ko ari zone rouge niba M23 na FARDC bire bagundaguranira muri Sake cyangwa ko umuntu uri kuri ya rwego ntago yakaba yidayinga muri nzuro hari uraza kumbaza uti se ubundi ko yaretse kuvuga yuko washinzwe kuntuze economy no kubaka imihanda yaba yagiye muri operation ariko na komanda ku rundi ruhande general ujya ku front line kandi nanone twiye ko yaje kuba komanda mu gihe cyande cya bya bindi bita ngo état de piège état de siège urumva none we état de piège kuba yaraje ari general nuko na operation zihabera agomba kuzikurikirana icyambere turondo turebe yaragiye kugira gute gutanga amabwiriza yo kwimura imbunda zari za mubambiro kugira bazipuringa bazizane igoma rero nuko ngo bagiye kwimura ziriya mbunda ashaka kuba bageze hariya bikaba ibibazo y'ubutezi bitimura zikuroho muri zijyana kandi kimwabura ntabwo apfuye kujya kuzimuza gusa yarafite amakuru yari amakuru aba yayakuruza shaka hari akantu kagiye kuba kuko urumva abasinepo ba M23 izo mbunda bazikurikiye ubu wenda ntabwo turi butange uyu mwanya ntabwo turi buvuga icyo bita amount casualty report cyangwa report risasi na mageruhi ahubwo ejo mu gitondo tuboko niyo ngoma turabazana operation yose kuntu yagenze ariko ubwo tubabwiye ukuntu Kirimwami yagiye kwimura imbunda hari mu bambiro azizana goma zigira kuri 6 yagiye birakunda ariko mu kugaruka ageze hariya hafi hagati ya Kasengesi na Mugunga ibibazo bamukubite yambush za kimashini so ngira ngo rero mwabyumvise ko ni Kirimwami rwose ubutuvugana ashobora kuba mu byukuri apfukamye ari guhimbaza Imana yavuga ati Imana urakoze kubundi nzirya none ariko ku rundi ruhande ni M23 ikomeje kugira ibi mirwano ya hato na hato muri axe ya Sake turaza tukagira ngo yafashwe mu gitondo tukaza tukumva ngo bayivuyemo Sake nayo mu 23 Sake rero tuvugana birimo biravuga yuko umuhanda nanone ngo M23 niyo ugezeho uva Sake ujya Goma ko bikaze ugeze mu mwanya mutoya cyane ngo yazikoresha abasniper sibyo ni ukuvuga ngo rero iyi operation ntabwo ubungu biracyari muri biravuga ngo turayikurura ariko ifite isano na operation ibaye kuri Kirimwami kuko bibaye bikurikirana sibyo mu byukuri rero ahubwo wakwibaza uti ikiri cyo gihe koko icyo AFC cyangwa stroke M23 ibi ni cyo gihe yavuze kigiye kuba kugira ngo ibohora abaturage bakomeje gupfa mu mujyi wa Goma ikibazo sibyo ese uyu muhanda irawufunze irawugumana ese irafunga umuhanda n'ubundi wahariya bagikoresha Goma bambuka bajya za Minova byo bireba bimaze ariko uzi yuko M23 iza gufata Minova buriya uzi ko Goma ire kwikuramo batarasha n'udusaso iza gufata Minova uko uyu munsi umuhanda isigaranye n'uwa Minova gusa nukuvuga ngo rero Police Minova FARDC kiyikoresha ire cyafite urwinyagamburiro ariko izindi zira niba zifunze muri Goma hakaba ari miliyoni enye hakaba harimo abasirikare barenga 200,000 kafu yaje ku rwego rwo hejuru administration y'abasirikare yananiranye ibisirikare bitandukanye hariya by'ibinyamahanga bitandukanye byose byananiranye bageze nabo barasana na za drone zirarasana bose basubiranamo mu byukuri rero biragaragara neza yuko M23 mu mibare yayo ntabwo nzi imibare igiye gukoresha ariko se M23 ntabwo yibwirije ngo yadvancing so birumvikana ninde watangije imirwano ariko maginga inkuru duhaye abakunzi ba KD Official nuko tubonye amakuru breaking news tugiye kurikirana kuko tuyatubivuga tugasanga M23 yisubire mu misozi yasubiye
mu by'ukuri rero ishobora kudutera gusoma imisozi ariko amakuru dufite nuko yarigeze hafi hariya habereye imirwano hafi yaho nayisi yakandagira hanyuma kandi Kirimwami amaze gukira ariko ambushiye Kirimwami ndashaka ngo tuyihuze nuko yagambaniwe na Gisekedi akohereza General Gido kugira ngo amwice sibyo nyuma yuko General Gido rero bimucitse akabivuga hanyuma Kirimwami akihamagarira Gisekedi akamubwira turanziza iki byabaye ngombwa ko Gido bamushyiraho impapuro zo kumuta muri yombi ariko Kirimwami nawe ya operation ntabwo yahagaze kuko agomba gupfa kuko niba Gido byamunaniye barashyiraho abantu ariko sinumva ko agomba gupfa ubwo urumva ko ubwo mekineraga kukubaza ni kuki Kirimwami yaba mu by'ukuri igitambo cy'abasirikare bose bagiye badeployinga muri Nord Kivu siwe wenyine wabunaniwe urugamba kuko twagiye tubona ba Constandima bari abasirikare twagiye tubona aba bagabo baritwa ba Charigonza abitwa ni benshi ba Chiko Chitambwe ejo bundi byaranze Kirimwami kuko bashaka ko abigitambo di impamvu ubona ko Kirimwami yaba igitambo simona wenda ko ari no kuba igitambo ahubwo ni ibintu bimenyere muri politike kuko ni umupoliticier akaba n'umusirikare icya mbere Kirimwami ashobora kuba igitambo cy'abasirikare bananiwe urugamba cy'abonere kurwanya M23 ikindi Kirimwami ashobora no guhabwa isomo rishobora kubera urundi rugero abandi kimwe nuko bivugwa ashobora kuba mamashyari n'abandi bajenali barifuza kuba bagavana bahari ab'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ibyo byose bishobora kuza bikaba byatuma ushobora kuba igitambo so muri politiki hari ibintu byinshi bishobora kuza mu nyungu runaka z'abantu runaka cyangwa mu nyungu z'igihugu wowe ukaba wagira gute ushobora ukabigendera muri make ushobora kuba igitambo cya politiki mu by'ukuri atari cyo bagendera ukisanga ugeze muri gereza nyamara ariko politiki yabigenye bitari biri mu murongo uko cyangwa se nta nibyo wari waniteguye rero Kirimwami kuba yahigwa bukwari birashoboka ashobora kwenda afite ibyo atumvikana na perezida ikindi gihe habonamo Kirimwami nk'umuntu ufite imbaraga burya kugeraho gupangira gupfe batagufunze batanakwirukanye ku buyobozi haba ari icyo wowe uburi icyo muri hari icyo buvuze ngayo nguko mwabyumvise ni update turagenda tuvangamo n'ubusesenguzi ariko ku rundi ruhande ndagenda rwose ngerageza kuganiriza abavandimwe batubwire byinshi bye bitandukanye kuko murabizi neza ko muri iyi minsi nimboneka rimwe abataramu nabo bafite akazi kenshi cyane ariko ndashaka amagasho ujye twikoza mu majyepfo ya Masisi wabonye ko witwa Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 mu bya politike uyu mugabo akomeje kwerekana ndetse no gutanga amakuru avuga ko mu majyepfo ya Masisi hari gutegurwa genocide cyane cyane ko ngo hari training iri gutorezwamo abitwa ngo nimbonera kure ndetse na FDLR bagomba gushyira mu bikorwa uwo mugambi wo gukora genocide kuki M23 ibibazo ibishyira mu itangazamakuru kuruta uko yajya kubisenya cyangwa se ku buryo yajya kuburizamo uyu mugambi mu mboneza uribona nk'iki kuvuga ngo kubitangaza kuruta uko yajya kubisenya icyambere ya M23 ubona ibintu ijya gukora kenshi na kenshi rebanze kabivuga sibyo yatangiye ivuga iti zira mura ziturasa aho zishinze tuzahagera tuzishekeshe tuzazisangayo yego mu kanya turi mu kiganiro kwa gaje twavuze ukuntu rwose hari ahantu bakomezaga barasira bira bibunda bya Sadeke na FARDC n'abambari bayo twabonye amashusho n'amafoto y'ukuntu bagiye basabiriye bibura kandi bakabidestroyinga cyangwa bakabishwanyaguza so bisobanuye ko rero niba M23 insori tangazo twebwe aya makuru twayatangaje kera Kedi abantu barabyibuka kwa Kedi no kwa Magari no kwa Bwiza twabivuze kera kuntu imihoro yavuye Tanzania kontinere nyeze kagere Bujumbura abanyama bakaza kuyigabana imihoro Bujumbura gasigara kontinere ebyiri izindi kontinere zigiri zikamanuka muri Kongo twibutsa abadukurikiye ko noneho training barimo bavuga M23 ivuga ntabwo ari training isanzwe ahubwo ni training yo gukoresha icyo bita intwaro gakondo mu buryo bwa gikomando ryo babyita ngo byita martial arts combat sanzara mu Gifaransa ibi bintu rero kuvuga ngo abantu barimo bariga gukoresha intwaro gakondo twabonye muri genocide yakorewe abatutsi intwaro gakondo cyane cyane impiri yo bita nta mongano y'umwanzi hari yo bitaga
maze kubyibagira ako nta mungano y'umwanzi yo sinayigira n'ubuhiri bwabagagira ngo bukwikiyemo imisumari. So rero kuba uyu mwanya barimo biga gukoresha ibyo bikoresho tukabihuza nuko bazanye iyo mipanga ubu none kuva ayo mutozi ryabitangaje turizera 100% yuko hari kigiye kubikoraho nkuko yagize itya ikamenya igitero bagiye kuyigabaho gikomeye cyane ngo cyagomba kugera Bunagana drone kazamuka saa 8 z'ijoro bagatangira operation aduye ataramenya ibyo ari byo none uyu waduye baramuburiye ese uyu waduye baburiye uri za ntuze za nguna rubaya na za numbi sibyo ngo kuva bamuburiye nukugira ngo asagende muri ku kibato byutse bamusuka umuriro mu gitondo muri filime kizinga reka dutegereze rero kubera ko M23 bivuze twebwe twabivuze kera ariko urumva imihorera hageze batangiye kuyiga uburyo bayikoresha ubu barimo barigisha imbonera nako bari abazarendo uraza none batazi gukoresha ipanga nk'intera hamwe cyangwa n'aba FDD cyangwa imbonera kure burya imbonera kure na FDD gukoresha ijyambiya ni ibintu byoroshye cyane so ni muri rwego rero tuje kubabwira ko igihe twahereye tubivuga ubu ya mihoro batangiye kuyigisha uburyo ikoreshwa n'iki byose n'izindi ntwaro gakondo muri ku mupolisi igeze guhagararirwa mu gatabo batutsi mu bice n'iki byose tubehuze n'uburyo none amafuta arimo gucicikana ibujumbura mu mujyi umupolisi aramaragenda afite imbundi iriho magazine 3 ariko afite n'ijyambi ya muhoro n'umuhoro mu by'ukuri rero ibintu bifite aho bihuriye niyenga biteje genocide ikomeje gutegurwa na Neva akayiha Gisekedi kugira ngo bemperemenga iyo project ni project bafite amaranye igihe bafashwamo na FDLR nk'abantu bafite imizi ubuse FDLR yafasha abaperezida maga FDLR yifasha cyane FDLR yafasha abaperezida irabafasha kandi n'abarinda ikica sirabarinda ne Burundi irabarinda ntago yagira ubushobozi butubwa abaperezida so ahangaha igihari no kuvuga ngo FDLR ubwayo ifite ingenga bitekerezo ya genocide icyabayeho yo yarayiko babafasha nka money power kubafasha mu buryo butandukanye no kubafasha nyine kwikiza nyine byose icyabayeho yayikwije mu karere igera ku bantu benshi hanyuma ku Burundi ubundi buriya ibintu by'ingenga bitekerezo ubwo FDLR n'aba bo muri sendede ubundi bakora abantu bamwe cyangwa se abadede n'intera hamwe nuvuga ngo urebye uko ubutezi bwagiye buhindurana ingenga bitekerezo zabayeho mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda hanini bivuye ku bakoloni no mu Rwanda byabaye no mu Burundi bihari so rero ugiye kureba usanga ntago FDLR bafasha ko nundi abamwe mu Burundi barabisanga magara abadede ni ibyabo abadede nk'aba FDLR so bamwe banavuga ko ari nk'ibibyara cyangwa se bivana urabizi ko muri 2015 nkunze yashaka gukurwa ku butegetsi aba FDLR n'intera bagiye gutanga umusada abarundi byo babonye barabizi ahubwo si umuzika abapolisi benshi baramubona b'amapanga i Burundi mwari muzika ari FDLR nibo cyane hanyuma rero icyo nashaka magashi nashaka gusa nkaho tugorora gato imvuga yawe ntago barabafasha ahubwo bafashwa gushyira mu bikorwa imigambi yabo mibi kuba uyu munsi FDLR zigihari zikigendagenda nuko bano bantu bahari ngo twabyumvika ntago bafasha ze gute none se kisagara ugatiri mwe mumenyereye gutema hanyuma ni muze mudufashe umugambi umwe wose umugambi wabona umwe nibyo nashaka baratojwe uzi ko hari abasirikare b'abarundi bafite amapeti yo hejuru ndabiza hari umukoloneli nuko amazina ye wenda nakomeje gushaka kuyagera ariko bikarangira byanze umaze hafi imyaka 5 ni system y'abazarenda itaraza imyaka 5 atraininga FDLR hariye bari mu mugambi umwe icyo ushaka kwereka bari mu mugambi umwe ariko kuvuga ngo barabafasha kubafasha no kuvuga ngo umwe abagufasha ariko atari kumwe nawe erega bagufasha batari kumwe ariko nubaza abarundi bamwe namwe bahunze baba hanze mu bazakubwira ko aba FDLR baje mu Burundi abintera hamwe zaje mu Burundi kera noneho ari wambwiye ko kugira ngo bamenye ho ku mabariyeri bafata nk'igiceri umutama arabizi tujya tubigana amateka arazi agafata nk'inote y'amarundi ya 500 akamubaza ati amafaranga nangaye abarundi bavuga 500 ariko ndabatene inote ya 500 kugira ngo bajonjoremo
FDL ikavuga 500 Abarundi Nyamurundi akavuga amajana 500. Urumva rero ni ikintu cy'ingengabitekerezo, ni ikintu cyabibwe kera mu myaka myinshi cyane, kandi gihuzwa n'ubutegetsi bwariho mu Rwanda ndetse na bamwe mu Barundi, sibyo? Rero kuvuga ngo FDL irafashwa Magashi, je ntago mbyumva wabigize akantu gatoya. Reka mbivuge mu magambo ngira bafasha FDL ngira bafasha ni ukwanga amasezerano bafitanye, ubundi mekibura yazi icya mbere cyo FDL amasezerano bafitanye na leta ya Kongo. Ibyo banabivuga ndashimye yavuze ko bashaka gukora ubutegetsi bw'Ikigali. Nibabafashe bashaka gukora ubutegetsi bw'Ikigali, babafashe bo barabanza bafasha FARDC gukuraho ubutegetsi, nako gukuraho M23 bakayirimbura, hanyuma nabo bakabafasha gukuraho leta ya Kigali. So mu yandi magambo bose bamwe barabafasha abandi bakabafasha, bamwe bazabafasha kurimbura M23 abandi babafashe kuza vuga ngo ni umugambi umwe none. Ariko iyo uvuze gufasha bigenda gusaba gusobanura. Uburundi bufasha FDL ifasha Uburundi cyangwa Uburundi bufasha FDL? FDL ifasha Uburundi kwikiza bidashaka. Oya, ubwo irabakoresha. Uburundi burabakoresha, bubafasha. Ngayo nguko Uburundi ibihugu byombi bino bihugu byombi byo bifasha, byo byafashije ifasha FDL kugumya gukora ibikorwa by'ubwicanyi, by'ivanguramoko, ibyo bya genocide, izo ideology kuziba no kuziya gute, ariko FDL nayo igakoreshwa mu kwikiza abo ubutegetsi budashaka. Meki uribuka cya gihe muri 1997 ingabo nyine za CNDP n'iki byose, icyo gihe yari Kabila amaze gufata Kongo, sibyo? Kabila amaze gufata Kongo rero mu gihe yashakaga nanone kongera gute, mu gihe ababirigi n'abafaransa mwatagaga bati ibi n'iki byose tuzagufasha n'ibi bintu byose bakamweza ibitangaza, yahise ahamagara FDLR, hanyuma zari ziri muri Congo Brazzaville zimaze kurwana iriya ntambara, avuga ati none muze mumfashe, sibyo? Bari bamaze gukora ubutegetsi bwo muri hari abaye kudeta muri Congo Brazzaville, hagiyeho ntuza Bozize boya Bozize no muri Centrafrique. Nene bamwitaga Denis Sassou Nguesso. Hagiyeho nubango Denis Sassou Nguesso yashyizwe na FDL. We yakoze kudeta akuraho ni Pascal Soba sinzo yakuyeho Soba. Noneho barabamaze kubukuraho abaha amafaranga nawe yari abasezeranje kazabafasha, sibyo? Kuko bati nimuze mumfashe nanjye nzabafasha. Nejo bundi mwibuke ko hari FDL zavuye muri Kongo zikazanwa, zavuye iyo za Brazzaville zigacumbikirwa no muri Kongo, zikava muri Kongo zijya Burundi muri training. Urumva rero kino zagiye icyo gihe nuko Kabila bahamagaye avuga ati noneho rero ibintu ubwo byanze, bakaba babahaye amafaranga, nimuze mumfashe turwanye izi nkotanyi, nituzitsina nanjye nzabafasha, sibyo? Nuvuga ngo bafashe Denis Sassou Nguesso muri 1997 nibo bamufashije. Ubwo nawe yagiye ku butegetsi, uyu Sassou Nguesso akaba ari n'undi yari umusirikare. Ariko ngo bamaze gufasha Denis Sassou Nguesso nibwo Kabila we yabazanye arabaintegra mu gisirikare, bamwe bahabwa amapeti abandi bahabwa ama training, muri make yabahaye ubuzima. Arongera arabaforoma bagaruka babaho, batangira kuba straight nyine muri kano karere. Ariko gahunda kwari ukumufasha kurangiza inkotanyi, nawe akabafasha gusubira mu gihugu cyabo. Niyo masezerano uyu munsi bafite rero, meka ibyo turimo tuburana n'uvuga ngo bariya ngo barafashanya bo reka dukomeze na update, reka dukomeze na update, wenda yazaba indi ngingo, ikindi gihe mu by'ukuri dufite umwanya uhagije, murabizi neza ko iyo ari update tuba tuguruka cyane. Ariko ku rundi ruhande ndifuza ko nanone mwaza gukomoza kuri iki kibazo gikurikira. Muri iyi minsi hari amakuru ari gukwirakwizwa n'ibitangazamakuru byano muri Kongo bemeza ko ngo M23 yageze mu mujyi wa Goma, ndetse ngo n'aya magreve ari kubera muri uya mujyi ngo ni M23 iyari inyuma. Nimugoroba twari twumvise amasasu ayitwa za Don Bosco, ayitwa za Majengo no mu tundi duce tugiye dutandukanye, ni ibisanzwe dora tuyumva, ariko iyo bukeye ntago tubona
hari abasirikare wenda bafashwe, urabizi neza ko kubona imbunda yarashe ni ibintu byoroshye cyane. Ntago tubona mu by'ukuri hari umusirikare runaka uri kuri patrol uvuga uti nafashe amabandi ngaya yarasaga. Namwe muri kwemeza ko yaba ari M23 iba yakoze ibi bintu cyangwa se iba yateje kakaduruvayo cyangwa ni leta ubwayo iba yabikoze? Buri wese agira igitekerezo atanga kwa muri make. Nuko hano hari abasirikare benshi, nuko ngo hari barusahurira mu ndu yakwakorerwamo patrol uriya mujyi nyine uriya ni gute umujyi ufite patrol, sibyo? Umujyi ufite patrol, umujyi ufite abasirikare, ibisirikare bitandukanye mpuzamahanga, ibinyamerika, blackout, biki byose, sibyo? Ni gute wowe wavuga ngo M23 yoperatinze ahantu, sibyo? Hanyuma ugacika ibisirikare bifite ibisirikare birenga 5 by'isi yose, ni amagini. Bariya rero ni abantu baba bapanganye, mwe murakorana natwe dukorera ahangaha n'iki, turaza kwikorera cooperation, ngo turabizi neza ko hari muri uriya mujyi harimo ibisambi ishyano ryose, sibyo? Ngenge kakariza operation zibamo hari hagati, ari nabyo kiri mwama agomba kuzira ahubwo ni guti ibintu bikomeje simwe bashobora ko atacitse atari operation agomba kuzira command and control, ntago ari operation ye wabo. Ayo mbere tushaka ko yamushakaga M23 akaba yamuhigaga kumucakira. None se Metimo ntiyaba ari umunyago? Yaba ari umunyago ukomeye cyane ku rundi ruhande. Uvuga ngo ubundi yaba ari operation yabikoze yahadanje, yaba ari nko muri operation ubundi M23 ifashe nk'umujenerali nka pana bazarendo, igafata nka Skabwe, igafata cyangwa ba Chiko ikabiramugurukanye. Ahanga yabifite umunyago mwiza cyane. Yafite n'uruvugiro. Habamo negociation ikindi nabwo hababayemo kugaragara. Icyo nzi cyo wenda makuru ngikurikirana nuko yacitse yavuye mu maboko ya M23 ameponyoka. M23 iramuskwase. Nyine yewe nanze kubivuga kedagiza amahirwe nyine bivugiwe kuko ari bwa makuru nari nkiyabona, ariko yacitse operation M23 yarusembutse. Nibyo nigeze kuvuga, nge nabwiye nababaje mu kanya nabagira nti kuki nabibaje ikibazo nakibaje Magashi, kuki General Muzima ashobora gufata icyemezo cyo kujya muri danger zone nyiriya ngo agiye ku briefinga ira ni ligne de front ya nyuma? It's not danger zone kubera ko nundi hari abasirikare arahizeye, hari ariko nta zindi ngabo ziri imbere ziri muri sake, hari uvamo winjira muri sake. Hari iki General uya ahantu yarari urumva hari imbunda yaragiye kwimuza. Kandi no nkubwire wowe wibazaga byinshi ngo M23 ngo ntiba muri Goma, ntago M23 iri muri Goma ikora ibikorwa bibi. Ibyo iyo ako kana hari yabisukura kano ka action gashobora kihari, aka action kabaye gashobora kwemeza ko M23 iri muri Goma. Kandi none nkubwire je uko mbibona mu byumviro byanjye, M23 bahitana ari hari muri Goma, ntago yabihari n'ahandi hose, n'ahandi ntago yabihari. Muri make uremeza ko tumwe mu dukoryo tubera muri no mujyi wa Goma ntabwo mubwiye ko dukorwa na M23, ariko birashoboka ko umujyi ubwawo urimo akavuyo. M23 ikeneye abaturage, ikeneye abayobozi, ikeneye abayobozi b'abasirikare, ikeneye igenda aho protecting abaturage, aho ko biga bari abayobozi babo. Gusa nanone je ukomagaza ku maguru yawe, ntago nabyemeza ko M23 iri muri uriya mujyi. M23 ntabwo yemeza ko iri mu mujyi. Izawufata ite se ko tuba twumva bawufite muri radare zabo kandi tuzi neza ko izawufata gute kandi wumva bari bageze mu gunga? Magashi yari operation imeze nko kumutera ubwoba cyangwa yo kumuhabya ko bahari. Ariko icyo navuga cyo abantu aho bibaze M23 nk'igisirikare gikomeye cyagiye gikora mu operation akaze, operation cyakoze nyinshi cyane zigwamo abasirikare, gufata abasirikare ba SADC, benshi cyane, kimaze gufata iminyago myinshi. Kuba kitaba kiri muri Goma ntago cyaba n'ibyambi, ntago je nava ko ari cyabikoze. Kubera ko hari uburyo abasirikare baba mu baturage kandi abaturage ntamenye ko bari. Nyine icyo bita intelligence zikora gute cyane ni gutya. Zakadi nk'umuntu w'umusirikare nanone, icyambere inyeshyamba zigirwa n'ibintu bine. Icyambere ni infiltration. Buni yo mpamvu wakataga mbizi mubyumva ugakata rwose. Katubyiyorere n'ibindi bitatu ndabiretse. Okay, kandi dukomeze none. Kandi baba banabikora. Ahubwo ni babikora. Je mbona bazana ibyo padiri bwishe. M23 n'upadiri bakwiye kugenda bagashimuta
bari abakire bose bo mu mujyi bagombaga gashimuta abayobozi bakumva ko ibintu bitari kwe mu 23 twamaze kubona ko ifite ukuntu ifite doctrine n'indangagaciro nyine ifite iri professional cyane so ngira ngo dukomeze n'ikiganiro ariko tunerekeza ku musozo mu mbabare tugaruke kuri iki kintu cyo kuba mu by'ukuri Wazalendo ngo zahawe imishahara aho amakuru ariko tugera ari kwemeza ko babapangiye umushahara w'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amakongomani ku rundi ruhande we yashyize mu Nyarwanda hafi 49,8 gutyo Bwana Magashi Wazalendo noneho twajya zigiye kugabanya ka karindi ko gusabura no kwambura abaturage mu mboni zawe cyangwa nize ngaruka bigiye kugera ku rugamba zashyizwe ku ibere. Icyambere nuko Wazalendo burya Wazalendo ziri mu bice bibiri. Hari Wazalendo ngubu zo mu bice bya Rubaya na Ngungu. Izi Wazalendo M23 zitindiye. M23 Wazalendo ziri mu biriya bice ziteguye ko muhagera zikamanika amaboko. Abantu muzarwana nabo cyane hariya na Abarundi. Sibyo rero abo Wazalendo hari bamwe batekereza bati niba twirukana hani Ngungu tutaenda wapi turajya muri Kivu turaba dutaye iwacu bya Burundu batangiye kubitekerezaho sibyo rero babandi barimo bahembwa barimo urumva rero Kisekedi nawe kubibona gutyo ahita azana iturufu yo kubaha amafaranga avuga ati ngi yitwa Junjama Shuntama icara utuze ariko kibaza umuntu w'umutoporokrame nkuriya ibihumbi 40 n'umuri ntabwo uri bugura umufuka ntabwo ushaka kugura umufuka w'amakara dukurikije ibiciro bigeze kuva umujyi baboneka umufuka w'amakara wa $120 urahenze cyane sibyo ntabwo bishoboka ese ayo mafaranga bamuha atagura n'umufuka w'umuceri akwiriye kumunezeza ku buryo yumva ko agomba gukora genocide akayikorera abarimo barwanira ukuri no gukuraho ivanguramoko muri biriya bice byose hanyuma rero ukuntu bimeze aba bantu niki kiri buhinduke rugamba noneho bagiye kurwana bakore nk'abikorera ko n'ubu nabo bashobora imbere nibyo byatuma barwana nk'abikorera ahubwo barwanishwa n'urumogi ubwo n'ubundi barwanaga ntabyo babona kubabonye ibihumbi 40 urumva ni motivation yashatse kubaha kubera ko abona agomba ko yegerewe kubera ko abona aho bari bari hose hagiye gufatwa arimo arabiyegereza agerageza kuba utwo dufaranga twinisha ntukize kugira ngo barwane umuhenerezo ariko ntabwo bizabahira ni motivation yabahaye uko abona ko Goma igiye gufatwa akabona ko Ngungu na za Rubaya naye hose natsinze Kivu hagiye gufatwa nuko ngo nakamera yashatse kubonagamo kugira ngo babanze bahubye barwane mugiye nawe ari bubasahura nawe yiruka ni ngo mibona bimeze bite nta kintu biri mu marire kuko Abazalendo bamaze kubona yuko nibiruka mu hari abasigaye nta handi hantu bazajya Wazalendo mutayenda wakati mutakimbi ya Rubaya Ngungu na wapi mutayerekea wapi muwaze mutayerekea wapi si de Kivu meke iki kintu cy'Abazalendo zahawe agafaranga uri kucyumva gute ko ngende gutekereza ko zigiye gukora niba kwedi ku rugamba Okay, birashoboka ko harimo bamwe bashobora kuzagira courage ariko hari n'abandi bashobora kutazagira courage kubera ko bafite cause nyinshi zitandukanye ndetse n'indero zitandukanye nta mahugurwa hari wenda abantu baricyazi babeho bafite umujyi umwe nge ntabwo mbona ko bishobora kugira icyo bindira 100 gusa none bishobora kugira icyo bihindura mu buryo bumwe bishobora kugira icyo bindira mu bundi buryo so je ntabwo mbibona nka motivation ihambaye 100 ntabwo ari amafaranga ariko se ubundi azabageraho yuze nabara abakomanda b'ibisambo meze kuri ni ikibazo singa bitanu bazajya bakira mu ntoki zabo ajya ninde bahawe uretse gwa amafaranga akagenda akayabika bigiye no kuba makavuyo kubera ko urumva hazaba uburyo bamwe bavuga ati baduha amafaranga ayo duhaye si yo waduhaye bamwe bashobora kuzayirira urumva bishobora guteza n'ikindi kintu ahubwo kintu tugana ku musozo rero bavandimwe ngira ngo mureke dukomoze gato ndashaka ko Magashi agira message aha kuko imwe mu nteruro umugabo witwa ngo ni General Kabundi woherejwe muri axe ya Rwindi ngo yavuze ko atazigera ajoininga M23 ngo kuko ngo urugamba barwananye ngo byagaragaye ko nta gahunda ifite hari abakomando muri FARDC bafite iyo myumviro nyamara ubu ngubu baturamye mu mazani Goma Yambavugisha benshi baba dispo batakibasha no kugera kuri banke ngo bajye kugira no dufaranga bakora ukazi ko nagera kuri banke ntavayo ariko wamubaza ate se kuki udafata icyemezo ngo ujye ku joining intare za Sarangwa akubwira ati nyaboneka M23 kuyizera biragoye
nta ka message babasunikira ariko rimwe na rimwe ibyo bavuga ujya ubyumva gute se ko twamaze kubona ko M23 ya 2013 nabo barimo baravuga ngo burya si buno ego nk'uyu kabundi yarivugiye n'umugabo mugufi ariko nguri smart cyane umva nkubwire mu rugamba bamwe bacika intege abandi bakomeza abacika intege rimwe nabo kushaka kugira impamvu tuvuge ko nibyo narakubwiye ngo M23 simbikubwiye nifata umujyi wa Goma abandi bazayizanira dore ikintu cya mbere M23 yasize cyabaje abantu benshi kandi bamwe mu basirikare no basubiye mu rugamba bakubwira biri no mu bintu bya mbere byatumye barwana nabyo biri muri motivation yatumye barwana muri 2023 basubiranamo kuko ngo bamwe barabwira bati musohoke mu yanditse ntago tusohokamo tusohokamo watubonye bari bati murawusohoka ntawo dusohokamo kuba baremeye gusohoka mu mujyi bagomba barawufashe bikaza kubaviramo bamwe bakisanga mu buhungiro ikibungo batataye abandi bakisanga muri Uganda byagiye bica intege abandi ariko hari bamwe b'intwari bavuze bati ntago tugomba gupfira mu buhungiro tugomba no gusazira hano reka dukomeze urugamba ariko barimo bamwe bacika intege mu rugamba abantu bashobora gucika intege abandi bagakomeza gusa byiza ko abantu bakomezanya nk'uwo ngo ashaka bati niba koko M23 umutwe w'inyeshyamba uyu munsi ntago nzi ngo ejo uzaza ufata igihugu cyangwa uzaza ube uri stable ibyiza nuko nangumya hondi ntacyo wantwaye urumva birashoboka ku mpande ngewe zose Magashi kapiteni yirirwa yipfuritse mu nzu w'igihugu ngo nukugira ngo nuko ariko ngo yemutwetse ngo nta gahunda ifite major abe yipfuritse babaze ngo ari muri M23 nyamara hariya ibi bintu nta message wahereza abagabo kuko ntabwo wanyemeza ko babuze mu wayo kugira muri M23 ni gute ntabwo babuze ayo mahirwe ntabwo babuze naho bigeze ubu barayabuze byari borotse yewe mfite umuntu uvane mwe yambwiye ati ubu ngubu ahantu nde sinshobora no kurenga metero 2 bahita banyica sibyo ni ukuvuga ngo rero aba bantu icya mbere rimwe na rimwe bashobora kuba ari urwitwazo bamwe baracyafite inda nini kubera ko bari muri guverinoma iracyabagaburira n'iki byose kubera rero nyine kumara igihe kinini mu bintu by'intambara ntago bizeye ko bashobora gufata igihugu cyangwa bafate niyo ntara yabo bavuga bati basi intara tugiye kuyifata izi ntara ebyiri Sud Kivu na Nord Kivu tugiye kuzifata tuzirinde ducyura impunzi nuko wanga abantu babuze ibyiringiro kwa kubura ibyiringiro rero bituma nabo biburamo izo mbaraga nuko wango genge mbwira abantu ikintu kimwe imbaraga z'umutima zizana imbaraga z'umubiri iyi imbaraga z'umutima zivuyeho iz'umubiri ntabwo zikora biba byanze niyo mpamvu uzasanga umuntu yashonje inda zirimo ziramurya yanonaga ibirenge byahiye ariko kubera ko afite imbaraga z'umutima agakomeza kadivasinga aba rero babuze imbaraga z'umutima sibyo nta byiringiro bagifite ariko umunsi M23 yafashe umujyi wa Goma ikawumarana ukwezi kumwe uzajya kubona bari nabikisha uzabona bakada benshi n'abandi bantu kwanga abantu bose n'ubu ntabwo barizera neza ko M23 ishobora kumetereza umujyi wa Goma yangira ngo kindi wibutsa abantu ko uriya mu generale waje gusimbura uriya murundi wari uri hari naje kumenya Nyamugaruka ayoboye ikigo Nyamugaruka yahoze ayoboye ikigo gishinzwe kurinda umukuru w'igihugu urumva ko ari umuntu wizewe cyangwa ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu yarayoboye ikigo nkuko wayobora Republican Guard ubwo yarayoboye ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu ngayo nguko kugira ngo nabyo tubicemo twerekana umuntu uje hariya ni muntu ki azanywe n'icyo aje gukora iki aje kuri mission aje implementinga project ya Neva mu burasirazuba bwa Kongo imipanga nyine ubwo murabyumva ibyo byose nuko bimeze bakunzi ba Kedio bakunzi ba Kedio official rero reka dusoze kandi tubabwira ko uyu munsi aribwo witwa Jean Pierre Bemba Gombo ni ministre w'ingabo hariya muri Kongo Kinshasa yasuye aho bita ngo ni Kindu ni imwe muri za Manyema mu ntara ya Manyema birumvikana yasuye ingabo rwose za Pasinze ngo ni special force ngo idasanzwe twafatiye BM nagiye kwiza nayo igiye kwizana ijyanyesha igiye kurwana mu by'ukuri izi special force zigiye kurwana muri Nord Kivu mw'abantu mwe Magashi iyi BM azatubwiraho yarayijyanye ariko ku rundi ruhande tubasabe mu by'ukuri mu gusoza
ko mukomeza gukora subscribe. Urabona ko tukiri hasi cyane ariko ntabwo tubagaye bitewe nuko naho bigeze ubu turabikesha mwebwe bakunzi ba Kedi Official. Mushimire cyane bwana Meki. Mushimire cyane. Komera Kedi. Namagashi mushimire. Urakoze cyane. Tuzasubire ku munsi w'ejo. Bye bye. Bye bye.